Inshuti muvandimwe, reka twongere dushimire Imana yacu, reka tuyihimbaze kubwo kugira neza kwayo kwinshi. Ni Imana yacu itinda kurakara, ni Imana idukunda, Imana itureberera uko bukeye n'uko bwije. Yabanye n'ubugingo bwacu, twongeye kubona umucyo utamura umwijima, igitondo kirabonetse. Imana yacu reka tuyihimbaze, tuyishimire ubu buntu bwayo bukomeye, tugira tuti: Mana, icyubahiro, ishimwe no guhimbazwa bibi byawe none n'iteka ryose, amen. Reka rero tubahe ikaze muri ibi byigisho. Ni ibyigisho byacu mumaze kumenyera by'igihembwe cya kabiri. Ni ibyigisho bifite umutwe utubwira ngo ibigereranyo, imvugo shusho, ibimenyetso, uburyo bwo kwiga ubuhanuzi bwa Bibiliya. Uyu munsi turi ku cyigisho cya 11 kitubwira ngo Rusi na Esiteri. Rusi na Esiteri. Icyo kwibukwa twakibonye muri Esiteri igice cya 5 umurongo wa 2, aho batubwiye ngo nuko umwami abonye umwamikazi Esiteri ahagaze mu rugo, Esiteri amutonaho. Umwami atunga inkoni y'izahabu, amutunga inkoni y'izahabu yari afite. Esiteri ahera ko yigera hafi akora ku mutwe w'iyo nkoni. Ngiki cyo kwibukwa. Reka rero uyu munsi twinjire mu ngingo yo kuwa 3 w'isabato. Ni ingingo itubwira ngo Bowazi nk'umucunguzi. Bowazi nk'umucunguzi. Turagushimye Uwiteka mu ngero ubugingo bwacu. Twongeye kugushimira ineza yawe n'uburinzi bwawe. Abana bawe dukomeje kwiga ijambo ryawe. Tugiye kureba uburyo Bowazi yabaye umucunguzi, akaba umucunguzi wa Rusi. Reka rero ubane natwe mu izina rya Yesu, amen. Bowazi nk'umucunguzi, ingingo yo kuwa 3. Umwanditsi yatangiye atubwira ngo Bowazi yakunze Rusi cyane maze yifuza kumugira umugore we, ariko hari imbogamizi ikomeye. Hari mwene wabo wari urushijeho kuba bugufi, wari ufite uburenganzira kuri uwo mugore ndetse no kuri iyo sambu. Nidufata Bowazi nk'umuntu wacureraga Kristo, uko ibintu bimeze gushobora guhishura ikintu gikomeye kigaragara mu ntambara ikomeye. Kristo aradukunda, ariko hari undi mwene wacu wa bugufi uvuga ko adufiteho ubutware, kandi uwo ni Satani. Dufite amasomo atandukanye akurikira aha tugira ngo dusome, kugira ngo agire icyo atwigisha kigendanye n'ikijyanye n'iri jambo tubwiwe ngo dufite Imana idukunda, Kristo udukunda, ariko tukagira na mwene wacu wa bugufi ari we Satani. Yobu igice cya 1 umurongo wa 6 hari amagambo atubwira ngo umunsi umwe abana b'Imana baje gushengerera Uwiteka, kandi na Satani yazanye nabo. Uwiteka abaza Satani ati, uturutse he? Nuko Satani asubiza Uwiteka ati, mvuye gutambagira isi no kuyizereramo. Uwiteka arongera abaza Satani ati, mbese witegereje umugaragu wanjye Yobu, yuko ari ntawe uhwanye nawe wo mu isi, ko ari umukiranutsi utunganye, wubaha Imana kandi akirinda ibibi? Maze Satani asubiza Uwiteka ati, ariko se ugira ngo Yobu yubahira Imana ubusa? Ntiwagiye umurinda we n'inzu ye n'ibyo atunze byose? Wahiriye umurimo w'amaboko ye, n'amatungo ye agwiriye mu gihugu. Ariko ngaho urambura ukuboko kwawe ukore ku byo atunze byose, nawe azakwihakana ari imbere yawe. Satani, umwanzi w'ibyiza, atangiye kugaragaza yuko Yobu yubaha Imana hari ikindi ayica, kubera yuko Imana yamuhaye ubutunzi, kubera yuko Imana yamuhaye amagara mazima n'umuryango. Ndetse Satani asaba Imana gukora ku byo atunze. Matayo igice cya 4 umurongo wa 8 n'uwa 9 hari amagambo atubwira ngo umwanzi arongera amujyana mu mpinga y'umusozi muremure cyane,
amwereka ubwami bwose bwo mu isi n'ubwiza bwabwo, aramubwira ati biriya byose ndabiguha nupfukama ukandamya. Nguwo Satani atangiye kugaba ubutware bw'isi, ati nupfukama ukandamya ndabiguha biriya byose. Agerageza Kristo. Ese umuntu yatanga icyo atagabanye? Yatanga ikitari icye? Iri somo hari icyo ritwereka. Riratwereka uburyo Satani yifitiye icyizere ku bijyanye n'iyi si. Kandi wibuka muri Yobu naho Imana ikimubaza yarayibwiye ngo mvuye gutambagira isi no kuyizereramo. Isi na Satani ni umwe. Satani aratwereka yuko yayigabanye, kandi nkwibutse ko natwe aho dutuye ari kuri iyi si. Dukwiriye kwitonda cyane. Reka turebe amagambo aboneka muri Yuda 1:9. Hari amagambo atubwira ngo murongo wa 9, nyamara Mikayeli ariwe marayika ukomeye, ubwo yatonganaga na Satani agira impaka nawe intumbi ya Mose, ntiyangaye kumucira urubanza amuvuma, ahubwo yaramubwiye ati umwami Imana aguhane. Luka 22:31. Luka 22:31 hari amagambo atubwira ngo kandi umwami Yesu aravuga ati Simoni Simoni, dore Satani yabasabye kugira ngo abagosore nk'amasaka. Satani utwoga runono ntaba kure yacu. Niki amasomo y'ishuri cyerekeranye n'uburyo Satani avuga ko adufiteho ubutware? Amasomo yose tumaze gusoma agaragaza uburyo Satani yibasira inyoko muntu, kandi agaragaza ko adufiteho ubutware. Kandi ibuka ko isi yayigabanye. Igihe Satani yari yitabiriye inama mu ijuru, nk'uko twasomye mu gitabo cya Yobu, yabwiye Imana yuko avuye gutambagira isi no kuyizereramo. Kandi igihe Imana yamubazaga niba yitegereje umukiranutsi Yobu, Satani yavuze ko Yobu ari umwe mu bantu be. Mbese nko kuvuga ko umutima wa Yobu atari uw'Imana mu by'ukuri. Ni nkaho yakavuze ati Yobu agukurikira kubera yuko wagiye umugirira neza. Reka kumugirira neza maze urebe uwo yubaha by'ukuri. Satani yarazi yuko Yobu namarwaho ubutunzi bwe azamuramya, ariko hashimwe Imana kuko Yobu yanambye ku Mana by'ukuri. Naho mu rwandiko rwa Yuda tumaze gusoma tuhabona incamake y'inkuru yari izwi cyane muri Isirayeli nyuma yuko Mose ashyingurwa n'Imana, nyuma yaje kuzurwa. Nubwo tutahawe amakuru arambuye, uyu murongo wo mu gutegeka kwa 2:34 umurongo wa 6 ubwawo uvuga ko Mikayeli na Satani barwaniye intumbi ya Mose. Bisobanuye ko Satani yavugaga ko ayifiteho uburenganzira. Ku nshuro ya mbere Kristo yaragiye gutanga ubugingo ku wapfuye. Ubwo nyir'ubugingo n'abera begeraga igituro, Satani yagize impungenge z'ubutware bwe. Satani yahagararanye n'abadayimoni kugira ngo barwanire ubwami yitaga ubwe. Yirataga ko umugaragu w'Imana yamaze kuba imbohe ye. Yavuze ko Mose atashoboye gukurikira amategeko y'Imana, ko yari yarihaye icyubahiro kigenewe Yehova. Icyo kikaba cyaha cyatumye Satani yirukanwa mu ijuru, ndetse ko kubwo gucumura yatwarwaga na Satani. Uwo mugambanyi mukuru yasubiye mu birego bya mbere yari yarashinjije ubutegetsi bw'Imana, kandi asubira mu kwinubira Imana avuga ko yamurenganyije. Nguko uko Satani ateye. Ibye ni ukwinuba gusa no gushinja abandi. Mu bigaragara
Kristo yanyomoje ibirego bya Satani, yanyomoje ibirego bya Satani, maze Mose arazurwa. Haleluya! Mose yarazuwe. Mose hari aho yagaragaye ari muzima nyuma y'urupfu rwe. Dufite isomo ribiduhamiriza hano muri Matayo 17:3, aho batubwiye ngo maze Mose na Eliya barababonekera bavugana nawe. Iki ni igitekerezo cya Yesu ahinduka ishusho irabagirana ari ku musozi. Muri Rusi igice cya 1 kugeza ku wa 12 hagaragaza yuko Bowazi yagiye ku marembo y'umudugudu w'i Betelehemu, aho Kristo yinjiriye mu isi nka mwene wacu wa bugufi. Abakuru barateranye, maze inkweto ikimenyetso kigaragaza nyir'umutungo ihabwa Bowazi. Ku marembo y'umudugudu niho imanza zacirwaga. Uru ni urubanza rusura urundi ruzabaho, bigaragaza urubanza rwo muri Daniyeli 7:13-22, 14:26-27. Ntabwo tugomba guhusha ngo tuyoberwe iyi shusho ikomeye y'urubanza. Urubanza rutsindishiriza abera, ariko bitewe gusa nuko Kristo yadutanzeho ikiguzi, nk'uko Bowazi nawe yatanze ikiguzi ku mugeni we. Nshuti muvandimwe, Bowazi yatanze ikiguzi ku mugeni we. Kristo umwami wacu nawe yatanze ikiguzi ku mugeni we. Urubanza rurimo. Ese wizera nde? Ese nizera nde? Nutsindishiriza abandi ari we Kristo? Reka Imana iduhe guhagarara kigabo, iduhe kwinambaho. Ubwo imanza zirimo zicibwa, ubwo ibitabo birimo byandikwa, buri wese yandikisha izina rye mu gitabo cy'ubugingo, kandi buri wese izina rye nirigerwaho, reka tuzagaragare ko dushyitse. Imana itugirire neza. Tubonye Bowazi nk'umucunguzi, tubonye Kristo nawe nk'umucunguzi. Reka duhagarare neza mu byacu. Turagushimye Uwiteka mungera ubugingo bwacu. Uri Imana ikomeye, Imana itwitaho. Ugira neza, ukunda kubabarira. Ntacyo twakwitura kubw'urukundo rwawe rukomeye wadukunze, ukemera kudupfira ku musaraba. Ariko tuzi neza tudashidikanya yuko ubuntu bwawe n'ineza yawe bihoraho iteka ryose. Ngaho rero Mwami, twiyemeje kugukurikira, kabone naho iyi nzira yaba inzitane, twizeye tudashidikanya yuko uri kumwe natwe kandi warabidusezeraniye. Ngaho rero abana bawe bafashe uyu mwanya w'ingenzi biga ijambo ryawe, ubahe umugisha. Mwami mwiza, uberekeze impagarike yabo yose, bose ubahire. Ubuzima turimo bwo muri iyi minsi busaba amafaranga. Data, reka tubasabire kugira ngo uzabahisha n'ihirwe, maze ubahe icyo bakeneye, kandi uzabahe n'amafaranga kugira ngo babashe gukemura ibibazo bafite. Kandi Uwiteka, reka igihe waduhaye guhaha no kuronka, tujye twibuka kugarura icyacumi no gutura abaturo no gufasha abatishoboye uko dushoboye. Reka rero tugushyire mu biganza abadamu batwite, ukomeze kubungabunga imbuto wabahaye, abo tuzi n'abo tutazi, abo tubagushyize mu biganza, kuko uri Imana irebera hose icyarimwe. Reka Mwami, baha amahoro yo mu mutima, kandi izi mpinja ukomeze kuzibungabunga. Imfubyi n'abapfakazi turabakweretse kugira ngo ubabere Imana, ubakuyakuye, maze Mwami baba baguhimbaza n'abagushima. Reka rero tugushyire mu biganza abari mu mazu y'imbohe. Mwami mwiza, ubarinde kwiheba, bihebeshwa n'ibihome barimo,
ariko icy'ingenzi bahe guhindukira bakugana, bakumenye, banga icyaha kandi mwami ubaha imbaraga zo kucyatura. Basore n'inkumi, urubyiruko rwacu turarukweretse, urugirire neza, ubarinde, ubahe amagara mazima kandi ubahe imibereho. Abashomeri barimo turabakweretse kugira ngo bashakire imibereho n'icyo gukora, ariko kandi mwami mwiza icy'ingenzi ubahe kugira umutima utabacira urubanza, bahagarare mu byizerwa. Ngaho rero twese tugirire neza, abari ku bisasiro barembejwe n'umubiri turabakweretse kugira ngo ukomeze kuba abana nabo mu burwayi bwabo. Reka rero mwami ubuntu bwawe, amahoro yawe ayo